Nshuti muvandimwe mwene data we dusangiye amahirwe atangaje yo kumenya umwami Yesu, tukaba dusangiye amahirwe nanone atangaje yo kugira ibyiringiro bikomoka mu ijambo ry'Imana, tukaba dufite amahirwe atangaje nanone yo kwicara tukiga ibyanditswe byera Mwuka Wera akabidusobanurira. Nongeye kukwifuriza amahoro y'Imana. Njyewe ndi Musoni Flavien, tugeze mu mwanya ukomeye wo kwiga ijambo ry'Imana, aho tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo ibinyoma bishyashya biri hafi kwitwa ukuri. Ibinyoma bishyashya biri hafi kwitwa ukuri. Reka dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wewe wandikishije ijambo ryawe, kuko uri umunyakuri n'ijambo ryawe ryuzuyemo ukuri, kandi abarisoma bakariha umwanya, bakaryiga baciye bugufi basenga, nabo bahinduka abanyakuri. Nyamara turi mu gihe ukuri kwaguye mu nzira kubura gutoragura. Ndakwinginze ngo uduhe amatwi aryoherwa n'ukuri, uduhe imitima ifata imyanzuro y'ukuri, kandi uduhe kunezezwa n'ubuzima bwuzuye ukuri, kugira ngo tubashe kurokoka imitego Satani arimo kudutega muri iyi minsi y'imperuka. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti yanjye, ngira ngo umaze iminsi myinshi wiga ukiga bimwe mu ijambo ry'Imana, ariko wajya kubona ukabona abantu barimo barigisha inyigisho zitandukanye, abantu barimo baravugira ku maradiyo, ku mateleviziyo, mu binyamakuru bitandukanye, usanga barimo kwifashisha inyigisho nshyashya, ndetse izo nyigisho nshyashya ugasanga zirimo ziragenda zitwara abantu imitima, bitewe n'uko izi nyigisho nshyashya zirimo guhimbwa ziryoheye kamere n'iruba ry'abantu. Abantu benshi usanga batakimenya noneho no gutandukanya ibyavuzwe n'Imana n'ibitaravuzwe nayo. Uyu munsi wa none hari ibinyoma byinshi birimo guhimbwa kuri Adamu na Eva, hari ibinyoma byinshi birimo guhimbwa ku mwuzure, hari ibinyoma byinshi birimo guhimbwa ku bigendanye na Kayini na Abeli, hari ibinyoma byinshi birimo guhimbwa ku bigendanye n'isi ya mbere, ku bantu babayeho icyo gihe. Ibinyoma ni byinshi cyane, ibinyoma birimo guhimbwa ku buryo Imana yaremye. Ariko nshuti zanjye, ibi bintu nabyo ni ibindi. Reka tubanze turebe bite ku bigendanye n'ikinyoma barimo kuzana gishyashya, kandi mu by'ukuri cyenda kwitwa ukuri. Iki kinyoma gishyashya cyenda kwitwa ukuri barimo kuzana bite ku bigendanye na Adamu na Eva. Reka bariho duhera mu gitabo, mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, igice cya 2:13. Abantu benshi bavuga ko ibya Adamu na Eva bisa naho biri mu rujijo, ndetse abantu barimo barabihimbamo inyigisho nyinshi. Ariko reka turebe urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2:13, kuko Adamu ari we wabanje kuremwa, nyuma hagakurikiraho Eva. Iki ni icyambere ijambo ry'Imana ritubwira. Imana yabanje kurema Adamu, nyuma hakurikiraho Eva. Kandi Adamu si we wayobejwe, ahubwo umugore we niwe wayobejwe rwose, ahinduka umunyabicumuro. Mu magambo make, Bibiliya iratubwira ko Adamu yabanje kuremwa, umugore we aremwa nyuma. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, Adamu si we wayobejwe, habanje inzoka yabanje guhura n'umugore. Umugore amaze kwemera ibyo inzoka imubwira, arya ku itunda, arangije arizanira n'umugabo we. Kubw'ibyo rero umugore niwe wayobejwe n'inzoka, niwe wagiranye ibiganiro byinshi n'inzoka, arangije umugore ahinduka umunyabicumuro. Adamu yifatanya nawe muri ibyo bicumuro, ariko Imana umwanzuro wo kugira icyari kuba icyo ari cyo cyose Imana yawufatiye kuri Adamu, kuko Adamu yari umutware. N'uyu munsi wa none ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane abantu bakwiye kwitaho. Itangirira igice cya 3:6, Bibiliya ivuga ngo iki? Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ik'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Mu magambo make, ntabwo bigeze bambara ubusa. Eva akimara kurya itunda ntiyahise yambara ubusa, ahubwo yabwambaye ari uko n'umugabo we amaze kurya. Ibi rero birakomeye cyane.
reka mbibutse yuko Satani amaze gukora iki ngiki, Imana yifuje yuko ubwo byanga byakunda habonetse ikibazo gikomeye hagati y'umugabo n'umugore ba mbere babayeho, byanga byakunda amateka y'inama y'agakiza nayo azagirana isano no kurandura iki kintu. Niyo mpamvu Imana yifuje yuko itorero rizitwa umugore, kuko umugore wa mbere agaragaje intege nkeya, ni nako Imana izagaragariza imbaraga zayo mu itorero. Imana irangije yitegereza Adamu, ibona hakenewe Adamu wa kabiri. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Abakorino, mu rwandiko rw'Abakorino, Pawulo yanditse agaragaza ko Kristo ari Adamu wa kabiri. Nshuti zanjye, byanga byakunda muri Edeni birukanywemo n'icyaha, byagaragazaga yuko Imana izagarura Edeni hakoreshejwe gukiranuka. Twihuta, Bibiliya ivuga ngo iki? Umubwiriza igice mu gitabo cy'Umubwiriza harimo amagambo nkunda cyane. Reka turebe mu gitabo cy'Umubwiriza, aya magambo ndayakunda cyane. Umubwiriza yanditse, Bibiliya iratangaje kandi Bibiliya idufitiye ubusobanuro bwiza, nuko abantu banezezwa n'ibindi, ariko ijambo ry'Imana ririhagije ubwaryo kwisobanura. Umurongo wa 29, Umubwiriza umurongo wa 29, uyu murongo ndawukunda cyane. Umubwiriza umurongo wa 29, igice cya 7, haranditse ngo, igice cya 7 umurongo wa 29, dore icyo nabonye gusa ni iki, nuko Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bo bishakiye ibihimbano byinshi. Mu magambo make, Imana yaremye umuntu atunganye, ariko abantu bo bishakiye ibihimbano byinshi. Mu magambo make, guturuka kuri Adamu, abantu babayeho nyuma ye n'abantu bariho uyu munsi wa none bagerageje gushyiraho ibihimbano cyane, kuko bakorerwamo na Satani, bashyizemo ibihimbano byinshi. Kubw'ibyo rero, uko Imana yaremye n'umugambi Imana yari ifite mu irema, Bibiliya niyo ugaragaza neza. Mu gitabo cya Yeremiya igice cya 23, Yeremiya 23 umurongo wa 26, Bibiliya nanone yagarutse ku ijambo ibihimbano by'abantu. 23 umurongo wa 26, ibyo bizahereza he? Kuba mu mitima y'abahanuzi bahanura ibinyoma, abahanuzi bahanura ibihimbano by'imitima yabo ibeshya. Uyu munsi wa none abantu bose babaye abahanuzi ku maradiyo, ku mateleviziyo, ndetse mu binyamakuru bitandukanye. Abantu baricara bakavuga ngo beretswe, ngo bahanuye, bagize gute, ariko ibintu byinshi abantu barimo kurya, ibintu byinshi abantu barimo gusoma, ibintu byinshi abantu barimo kwitegereza, ibintu byinshi abantu barimo kwizera muri ino minsi, Bibiliya igaragaza ko ari ibihimbano. 27, bigira inama yo kumpuza abantu banjye izina ryanjye, barotorera umuntu wese mugenzi w'ibyo beretswe mu nzozi, nk'uko basekuruza babo bahugijwe izina ryanjye na Bali. Umuhanuzi ufite icyo yarose ntakirotore, kandi n'ufite ijambo ryanjye arivuga ibinyakuri. Igihe kirageze ngo abantu bafite ijambo ry'Imana, Bibiliya, bayivuga ibinyakuri, bo guhimbira Imana, cyangwa se ngo bagire ibindi bintu bavuga binyuranye n'uko ijambo ry'Imana rivuga. Umurama uhuriye he n'ingano? Niko Uwiteka abaza. Nshuti zanjye, twihuta, ndagira mbabwire ngo nk'uko inzoka yaganiriye na Eva, nk'uko twabibonye, n'uyu munsi wa none inzoka iracyaganiriza abantu. Mukwiye kubimenya yuko inzoka yaganiriye na Eva, akumva ibiganiro byayo, akarambura akaboko akaryitunda. Iyi nzoka iracyaganiriza abantu mu buryo butandukanye, mu ndirimbo z'isi, mu bitekerezo by'abanyabwenge b'isi, mu biganiro aho Bibiliya yigishwa yacuritswe. Inzoka irimo iraganiriza abantu, kandi abantu biteguye kujya ku by'Imana yababujije. Ndagira mbabwire, murebe muri Bibiliya zanyu, igitabo cya 2 cy'Abakorino, urwandiko rwa 2 rw'Abakorino, igice cya 11 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo, ariko ndatinya yuko nk'uko ya nzoka yoheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa, mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Pawulo yagize impungenge, aravuga ati byanga byakunda ya nzoka yongoreye Eva n'ubu iracyarimo kongorera abantu. Yandikira itorero i Korino, arangije arababwira ati ndatinya yuko nk'uko inzoka yoheje Eva uburyarya bwayo, ko ariko intekerezo zanyu nazo zayobywa, mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi,
tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutamenye, mumwihanganira mubikunze, ariko ngewe mutanyihanganira. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo intambara ikomeye igeze ahakomeye, hakoreshejwe ibintu bitatu. Inzoka irimo irongorera abavugabutumwa, inzoka irimo irongorera abapasiteri, irimo irongorera ababishopu, irimo irongorera abapadiri n'abandi bantu bakomeye. Iyi nzoka irimo irongorera abantu bize amashuri menshi, irimo irongorera aba astronome, irimo irongorera abantu bakomeye cyane. Byanga byakunda vuba bidatinze, ku isi hagiye kuboneka Yesu wundi unyuranye n'uwo dusoma muri Bibiliya. Ku isi hagiye kugaragara undi mwuka utari umwuka dusoma mu byanditswe byera. Ku isi hagiye kugaragara ubundi butumwa bunyuranye n'ubutumwa bw'abamarayika batatu, bunyuranye n'ubutumwa bwiza bw'iteka ryose twahawe bwo kubwiriza amahanga. Inyigisho zirimo kuvuga ibintu byavumbuwe, inyigisho zirimo kuvuga ibintu ngo abantu b'Imana bahishwe bitari muri Bibiliya, ni inyigisho mukwiye kwitondera. Reka twinjire muri izi nyigisho. Umugabo wa mbere witwa Origen yabayeho mu 145 kugeza muri 154. Uyu mugabo niwe wa mbere watangiye gukekeranyisha abantu ku bigendanye na Adamu na Eva. Yaranditse aravuga ngo ninde waba ari umwana mu mutwe ku buryo yakwemera yatekereza ku Imana, yaba ari nk'umuntu wari ushinzwe kurinda jardin. Noneho Imana igatera muri paradizo, igateramo igiti, noneho cya giti ikagitera mu burasirazuba, yarangiza icyo giti kigaragara, yarangiza igasaba abantu yuko bazakiryaho kugira ngo bazakiryaho n'amenyo kugira ngo babe bagira ubugingo. Noneho yarangiza ikaba nanone yakwerekana igiti batagomba kuzaryaho. Mu magambo make, uyu mugabo arimo arerekana neza yuko ibyo Bibiliya ivuga atari ukuri. Uyu mugabo yita Origen ni umugabo wanditse ibitabo byinshi, ndetse byinshi abanyabwenge, abantu biga filozofi yo mu iyobokamana biga uyu mugabo. Ariko uyu mugabo yakekeranyishije abantu, niwe wa mbere watangiye kuvuga yuko ibintu itangiriro rivuga uko byanditse atari ko byagenze, hari ikindi kintu kibanga cyihishe Imana yahisha abantu. Reka twihute. Undi mugabo ni umugabo w'umuhanga cyane witwa Stephen Greenblatt. Uyu mugabo witwa Stephen Greenblatt, uyu mugabo yanditse igitabo cye yise The Rise and Fall of Adam and Eve, The Story That Created Us. Mu magambo make yavuze yuko kugwa kwa Adamu na Eva, icyaha bakoze, ari cyo cyatumye twebwe tubaho. Mu magambo make murumva yuko uyu mugabo mu gitabo cye arimo arerekeza yuko Bibiliya uko itubwira icyaha bakoze bariyitunda, ariko uyu mugabo yanditse yerekana yuko atari itunda ryariwe, ahubwo ubusambanyi bwabaye hagati ya Adamu na Eva, we yabyise ubusambanyi, aribyo byatumye tubaho. The story that created us. Mu magambo make iyi nkuru niyo yatumye twebwe tubaho, iyo nkuru yo gucumura kwa Adamu na Eva. Ariko ntabwo ariko Bibiliya ivuga. Nshuti zanjye, birababaje kuba aba bantu batemera Imana barimo kwigisha ibintu, ugasanga n'abantu bize iyobokamana bamwe basigaye babyigisha, ugasanga abantu bahagaze kuri za alitari, ku ruhimbi rw'insengero barimo barabyigisha. Undi mugabo ni umugabo witwa Michael Shevak yashyizeho itunda rya rumwe impande zombi. Arangije yandika igitabo cyakise Adam and Eve, Marriage Secret from the Garden of Eden. Mu magambo make uyu nguyu we yavuze yuko mariage y'ibanga cyangwa se ubusambanyi Adamu na Eva babukoreye muri Edeni. Ariko nshuti yanjye, Bibiliya ibyo itubwira nibyo. Icyo Imana ihishuye ni icyacu, icyo Imana idahishuye ntabwo ari icyacu. Imana yagaragaje yuko bariye itunda. Iyo baba hari ikindi kintu bakoze, Imana yari kukivuga, yari kucyerura. Kuko ibyo rero ibi ni ibintu byo gutuma abantu batizera Bibiliya, ndetse izi nyigisho abantu benshi bamaze kuzakira. Ariko nagira ngo mbabaze, Adamu na Eva, icyo nashaka kubabwira ngiki, byanga byakunda hari ibintu byinshi byabereye muri Edeni, hari n'ibintu byabereye hanze ya Edeni. Byanga byakunda Adamu ntabwo yigeze abyarira muri Edeni. Bibiliya ivuga ngo iki? Murebe mu Itangiriro
Imana ikura Adamu muri Edeni. Uwiteka Imana iravuga iti dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe. Ndimo ndasoma Itangira igice cya 3 umurongo wa 22. Uwiteka Imana iravuga iti dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Noneho atarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri iyo ngobyi muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye burasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri icyo giti cy'ubugingo. Kandi uwo mugabo atwika Eva umugore w'inda abyara Kayini. Aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Mu magambo make, Adamu na Eva babyaye umwana wabo wa mbere bari hanze ya Edeni, ntago barimo imbere muri Edeni. Iyi ni Bibiliya irimo kuvuga. Ibi bitabo rero bibiri byagize ingaruka ikomeye cyane mu kwangiza ibitekerezo by'abantu. Reka twongere turebe abitwa aba Hinduism. Kuri website turaza kubereka hariya yitwa www.hindustantime.com. hano banditse inyigisho nanone ikomeye. Abo bahinduism bashyizeho inyigisho ivuga yuko Eva atari umugore wa mbere wa Adamu. Nshuti zanjye, izi nyigisho zose zirimo zirajya kwitwa ukuri. Nkwibutse yuko byanga byakunda mu muryango w'abibumbye bamaze gufata amadini bayahuriza hamwe. Ubu abahanga bakomeye mu by'inyigisho, mu by'imyizerere baricaranye, barimo barabireba ibintu bakura muri Bibiliya, ibintu bakura muri Korowani, ibintu bakura mu Bahindu, ibintu bakura muri Tora, n'ibintu bakura muri za Talmud n'ibindi bitabo by'imyizerere bitandukanye, ku buryo bagomba kuzakoramo igitabo kimwe kigomba kuyobora imyizerere, bakemera Imana mu buryo bumwe. Aba bantu rero bavuze ngo iki? Bavuze yuko umugore wa mbere wa Adamu atari Eva, ahubwo yitwaga Lilith. Uyu mugore ngo witwaga Lilith, bavuga yuko yari ameze nka Adamu, yakozwe mu butaka nk'ubwo Adamu yakozwemo. Iri zina rye rero ryitwaga Lilith. Noneho bakavuga yuko ngo yari afite iruba ry'imibonano mpuzabitsina cyane, kandi ngo ntabwo yumviraga Adamu. Igihe rero ngo cyarageze Adamu atandukanye nawe, uyu mugore ngo yaragiye ahita ahinduka imyuka mibi, ahinduka nyine umwuka mubi runaka, wenda nka dayimoni runaka. Ngo noneho Imana ibonye bimeze gutyo, ngo Imana ibabwira marayika kumanuka ngo akaza agasinziriza Adamu, ngo akamukuramo igufa, ngo ari ryo bakozemo ngo Eva nyuma. Noneho rero barangiza bakagaragaza yuko uyu mugore ngo akunze kubonekera abagabo benshi nijoro, ariko ni inyigisho mbi z'ibinyoma. Najya mbabwire ngo izi nyigisho abahanga b'isi barimo barazakira, kandi abantu barimo kwiga inyigisho kuri interinete barimo barabimiragura. Vuba bidatinze izi nyigisho zigiye kwitwa ukuri, kandi Bibiliya bayishyize ku ruhande. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko aba bantu barakomeje bagaragaza ibintu byinshi cyane. Website ni website iriho ibintu byinshi cyane. Iyi nyigisho y'Abahindu yamaze no kwinjira mu zindi. Ubwo bivuze ngo Adamu yatunze umugore wa mbere, baratandukana, atunga umugore wa kabiri. Murumva izo nyigisho nta hantu namwe tubisoma mu ijambo ry'Imana, ariko izi nyigisho abantu benshi bamaze kuva mu kwizera. Abantu barimo baradepoza ibitabo hasi, bakavuga bati bari baraduhisha ibintu, Bibiliya ntabwo ivuga ukuri. Ariko mu by'ukuri Bibiliya ivuga ukuri. Nagerageje kureba iri zina rya Lilith, ugiye kuri website, ugiye kuri interinete, kuri dictionnaire, ukareba ubusobanuro bwaryo. Lilith bavuze ngo iki? Iryo zina ryitwa Lilith, baranditse ngo Lilith, a woman who in rabbinic, ubwo ni abarabi. Iyi nyigisho bayikomeye mu barabi, ba bantu banze inyigisho za Yesu mu gihe cya Yesu. A woman who in rabbinic legend is Adam's first wife is supplanted by Eve and became an evil spirit. Namwe mutega amatwi mwumve. Ni ukuvuga ngo uyu mugore bamwise Lilith, bavuga yuko ari umugore wa mbere Adamu yagize mbere yuko abana na Eva. Izi nyigisho ni inyigisho z'abadayimoni. Reka dukomeze turebe, nshuti zanjye, mu gitabo cya Talmud. Muri Talmud ni inyigisho abarabi bigiragamo, ni inyigisho zagiye zandikwa n'abarabi mu gihe cya Yesu. Nizo nyigisho z'imigenzo zahanganaga n'ibyanditswe byera. Hano banditse yuko Eva yari umugore wa kabiri muri ibi bitabo bya Talmud.
nabo banditse yuko ngo Eva yari umugore wa kabiri, noneho ngo umugore wa mbere Adamu yari afite yitwaga Lilith n'ibindi byinshi cyane. Noneho barangiza bakagaragaza yuko Eva niwe wagerageje byibuze kuba umugore ugerageza gutega amatwi Adamu, ariko uwa mbere we yahindutse umwuka mubi kubera ko atumviraga. Nshuti zanjye, ibi bintu byose ni ibinyoma. Website nayishyizeho hariya, ariko nagira mbabwire ngo ibi bintu abanyamadini bamaze kubyemera. Ndagira mbabwire ngo muri za Amerika, mu Burayi, abantu bari bashinzwe ibintu by'iyobokamana, abapasiteri, abapadiri, abantu bakomeye barimo barashyira hasi ibitabo, bakemera yuko abantu ubuhakanamana aribwo bwatsinze. Barimo baravuga yuko Bibiliya hari ibintu byinshi yahishe bitarimo. Ariko nshuti zanjye, ibi dukeneye byose Imana yabishyizemo. Ariko se Bibiliya ivuga iki kuri iki kintu cy'abagore babiri? Bibiliya ivuga iki? Imana yaremeye Adamu abagore babiri koko? Oya. Maraki igice cya 2:15 Bibiliya iravuga ngo mbese ntiyaremye umwe naho yari ifite umwuka usagutse? Imana yaremeye Adamu umugore umwe nubwo yari ifite umwuka usagutse. Icyatumye arema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe. Mu magambo make, iri somo Mwuka w'Imana yarihaye Maraki kugira ngo tumenye yuko Imana ntiyemerera umuntu gushaka abagore benshi. N'abantu bo muri Bibiliya bagiye babikora, byabaga ari Satani wabongoreye, ntibyari ubushake bw'Imana. Ikindi kandi nagira ngo mbabwire nuko byanga byakunda Imana yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Niyo mpamvu Imana ntago yari kwemera Adamu kumuremera abagore babiri. Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bakabana. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo iyi nyigisho kuki bayizanye kugira ngo abantu bemererwe gushaka abagore benshi. Iki kintu kirakomeye. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, muri iki gitabo batubwiye impamvu aba bantu barimo gukora ubu bushakashatsi. Uwifuzwa ibihe byose page 167 akagingo ka mbere baranditse ngo Satani niwe uyoboye ubushakashatsi bwinshi bw'uyu munsi wa none. Reka dusome. Iyo Satani arimbuye kwizera Bibiliya mu bantu, iyo Satani agerageje gukura Bibiliya mu bantu akayirimbura mu bitekerezo byabo, aberekeza ahandi bakomora umucyo n'imbaraga, aberekeza ahandi hantu bashobora gukora research bakagira ibindi bintu bamenya, ariko atari Imana ibibamenyesheje, ari Satani. Bityo agenda bacengezamo buhoro buhoro rwihishwa. Abantu bava mu nyigisho z'ibyanditswe byera zisobanutse mu buryo bweruye, bagatera umugongo imbaraga yemeza ya Mwuka Muziranenge w'Imana. Baba bihamagariye gutegekwa n'abadayimoni, kunenga ibyanditswe byera no kubisobanura mu buryo abantu babijyana aho bashaka. Byafunguriye umuryango imyizerere y'imyuka y'abadayimoni no gutesha agaciro Imana igashyirwa mu mwanya w'ibyaremwe. Kandi bene izo nyigisho ni uburyo bugezweho bw'inyigisho za kera za gipagani zigenda zishinga imizi no mu matorero yiyita ko ari ay'umwami wacu Yesu Kristo. Mu magambo make, hari inyigisho z'ubupagani, ari ziriya nyigisho naberetse yuko inyigisho ivuga ko Adamu yari afite abagore babiri yaturutse mu Bahindu. Twayisanze nanone mu Barabi. Za nyigisho Abarabi banze Kristo bashyizeho, ariko izo nyigisho uyu munsi wa none zatagiye no kugera mu madini yitwa ya Gikristo. Iyo abantu batemereye Bibiliya ngo ibayobore rero, batangira kugwa mu bushakashatsi bwa Satani, bagwa mu nyigisho z'abadayimoni. Inyigisho z'abadayimoni ziriho ku mugaragaro. Birasaba gusenga, biradusaba kwitonda tukiga ijambo ry'Imana. Twihuta. Indi nyigisho ni inyigisho y'uko Imana, abantu barimo baribaza batari ko Imana yaremye mu minsi 6, uwa 7 iraruhuka. Ese iminsi yo mu itangiriro yari ifite amasaha 24 nk'uko tubibona? Bamwe bagatavuga bati hoya da, iminsi yo mu itangiriro yari ifite imyaka miliyoni na za miliyoni. Undi nawe akababwira ati hoya da, iminsi yo mu itangiriro 6, umunsi umwe washoboraga kugira amasaha 24 bitewe n'ikiri buremweho, uwundi ukagira umwaka, uwundi ukaba wagira imyaka 1000. Ndagira ngo mbabaze, ese Bibiliya ivuga iki kuri ibi bintu? Uyu munsi wa none hari amatsinda y'abantu bitwa aba creationism. Creationism ni itsinda ry'abantu bafite imyemerere itandukanye mu buryo Imana yaremyemo. Aba mbere, inshuti zanjye nagira mbabwire, aba bantu bitwa aba creationism
ni imyizerere cyangwa se ni imisengere cyangwa ni imyumvire yemeza yuko uko Imana yaremye. Aba bantu bemeranya n'abitwa aba astronomers n'aba geologist. Geologist ni aba bantu bagenda bacukura ibintu mu butaka ngo babihuze bamenye imyaka isi maze n'ibiki. Aba astronomers ni abantu bitegereza imibumbe mu kirere n'inyenyeri, bakagereranya bakoresheje ibyuma byabo n'amarinete yabo y'ubuhanga, bakagereranya igihe isi maze. Mbibutsa yuko aya matsinda abiri uyu munsi wa none niho hakomotse inyigisho yitwa evolution, inyigisho y'ihindagurika. Aba bantu rero bakunda kuvuga ko isi imaze imyaka miliyari na za miliyari. Nihuta nagira ngo nkubwire yuko barimo amatsinda atatu: aba creationism aba mbere bitwa gap creationism. Aba ngaba bo bavuga yuko byanga byakunda hari ibintu Imana yari yabanje kurema mbere yuko ibyo tuvuga mu itangiriro biremwa. Bakicara bakavuga bati oya, ntabwo izuba n'inyenyeri byabayeho mu minsi 6. Byari kuyigora Imana gukora ibyo bintu mu minsi 6. Kubw'ibyo Imana yarabanje irabikora, noneho irangije nyuma mu minsi 6 igenda igira utundi tuntu duke duke igenda ishyiraho, ariko yari yagize ibintu ibanza kugira ngo biyorohere kurema mu minsi 6. Iyi nyigisho Bibiliya ntabwo iyemera. Aba kabiri, itsinda rya kabiri, ni abitwa day age creationism. Day age creationism aba ngaba bo bavuga yuko iminsi yo mu itangiriro, iminsi 6, ntabwo iminsi 6 yari ifite amasaha asanzwe 28. Oya, baravuga bati hari iminsi yashoboraga kugira umunsi umwe, washoboraga kuba ufite washoboraga umunsi umwe ku Mana washoboraga kuba ari imyaka miliyoni. Abandi bakavuga ati umunsi umwe mu itangiriro ushobora kuba waragiraga n'imyaka biliyoni. Ikindi kintu gitangaje, abangaba bavuga yuko umunsi w'Imana n'umunsi w'abantu mu itangiriro utari umwe. Noneho itsinda rya gatatu ry'aba creationism, itsinda rya gatatu ni itsinda ryitwa progressive creationism. Progressive creationism bo bemeza yuko ibintu byabayeho, Imana igatanga itegeko, noneho ariko ibintu bigatangira bikagenda byibeshaho. Imana yaratangiye, nibyo mu minsi 6 Imana yaravuze ngo habeho iki ngiki, ariko icyo kintu Imana imaze gutanga itegeko byasabye imyaka n'imyaka kugira ngo cya kintu kibeho. Nshuti zanjye, aba bantu bose ni ukuvuga ngo mu by'ukuri bararwanya Bibiliya. Nubwo bano ba gatatu bemera yuko itegeko ry'Imana ari ryo ryategetse, ntabwo bemeranya natwe. Mubyibuke neza, Bibiliya iravuga ngo Imana yaravugaga bikaba, yategeka bigakomera. Aba ngaba bo rero barimo baravuga yuko yavugaga bikaba, noneho bikikomeza, ariko ntiyigeze itegeka ngo bite bikomera biba ako kanya. Rero aba bantu bose barwanya ijambo ry'Imana. Noneho rero abandi, irindi tsinda ry'aba creationism ni abitwa aba philosophic and scientific creationism. Abangaba bo ni abakurikiza siyansi isanzwe bagakurikiza na filozofi yabo. Aba rero bo bavuga ngo iki? Bemeza yuko isi uko imeze n'uburyo Imana yaremye bidahura n'ibya Bibiliya, kuko bakurikije inyurabwenge yabo basanga Bibiliya hari ibintu yanditse mu buryo butari bwo. Urugero, Zaburi ya 93 ntibayemera, ntago bemera Yosuwa igice cya 10 umurongo wa 12. Aba bantu bavuga yuko Bibiliya ikeneye siyansi na filozofi kugira ngo ihuze neza n'ibyo Imana yakoze. Ubwo rero niyo mpamvu uyu munsi wa none muri Amerika hari idini ry'abakristo ba siyansi. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire noneho hari abitwa theistic evolution. Aba nabo bemeza yuko Imana isi yaremwe mu buryo bwa evolution, bw'ihindagurika. Kubw'ibyo rero icyo nagira ngo mbabwire, ibyo bintu mwabisanga ku rubuga rwa Wikipedia nanone ahantu handitse creationism. Ariko nshuti zanjye, reka mbabwire inyuma y'iyi nyigisho, iyo nyigisho ifatanya n'indi nyigisho yitwa Millennial Day Theory. Millennial Day Theory ni inyigisho nanone ikomoka mu bakristo, berekana yuko isi yahawe iminsi 6 mu buryo bw'ubuhanuzi, izamara iminsi 6, noneho umunsi wa 7 ukazaba isabato yo mu ijuru. Bakavuga ko buri munsi wanganaga n'iki mu itangiriro, buri munsi wanganaga n'imyaka 1000. Iyi nyigisho ivuga ko isi yagombaga kumara imyaka 6,000, noneho imyaka 1000 tukayimara mu ijuru, ariyo yitwa isabato. Iyi nyigisho rero byanga byakunda nayo ijijisha abantu, igatuma batamenya ko Imana uburyo Imana yaremye. Bakavuga yuko umunsi umwe mu gihe cy'itangiriro wanganaga n'imyaka 1000.
ariko nshuti zanjye Bibiliya ivuga ngo iki? Ni iki kitubwira yuko Imana yaremye mu masaha 24? Ni uko Bibiliya igaragaza yuko hano umurongo wa 5 itangira igice cya mbere aranditse ngo Imana yita umucyo amanywa, umwijima wita ijoro, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Mu magambo make twebwe turashingira kuri Bibiliya iravuga ngo buragoroba buracya. Buragoroba buracya biravuze ngo izuba ryarenze rirongera rirarashe. Nshuti zanjye, izi nyigisho zose zirimo ziragenda zisa n'izemerwa. Abantu uyu munsi wa none iyi nyigisho y'abitwa ba millennia, the 7 millennia, iyi nyigisho niyo ituma abantu bavuga yuko isabato ntayibaho, bakicara bakavuga yuko isabato izaba mu ijuru, bakerekana ko mu ijuru ariho hazaba isabato mu myaka 1000, ariko uyu munsi wa none nta sabato ihari. Iyi ni inyigisho y'ikinyoma ikomeye cyane. Twihuta, indi nyigisho ikomeye ni yitwa 6 ages of the word. 6 ages of the word, ahangaha nabo bagaragaza yuko isi yagombaga kumara imyaka 6,000, umwaka w'7,000 noneho ukagira ikindi kintu. Iyi nyigisho yazanywe n'umugabo witwa Augustine of Hippo mu mwaka wa 400. Iyi nyigisho ni inyigisho ikomeye cyane ivuga the 7 days of the weeks with the 7 age being eternal rest after the final. Mu magambo make uyu muntu yagaragaje yuko byanga byakunda Imana izashoreranya iminsi, umunsi wa 7 uzahuza nawe n'iminsi 100. Uyu mugabo witwa Augustine of Hippo, nimureba neza mu mateka, Augustine of Hippo ni umutagatifu muri kiliziya. Akaba ari umuntu abangirikani n'abagatulika n'abaorthodoxe bamufata nk'umutagatifu. Ariko uyu mugabo yashyizeho inyigisho ndetse abantu benshi bagiye bazigenderaho, ariko izi nyigisho ze zirimo ubuyobe. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo nanone mu kinyamakuru cyitwa News, ni ikinyamakuru cy'Abanyamerika. Iki kinyamakuru kiratangaje, ni ikinyamakuru cyitwa NBC News. Banditse inkuru ikomeye cyane, baranditse bandika neza ko Adamu na Eva, ni inkuru bakoze berekana yuko Imana abantu ba mbere Imana yabaremye mu myaka 50,000 bishize. Abantu ba mbere aribwo babayeho imyaka 50,000 bishize kugeza mu myaka 60,000 bishize. Barangije bahita bavuga ngo kandi ikindi kintu gisekeje nuko Adamu na Eva rwose ntago bari batuye ahantu hamwe, ntibari banaziranye. Umuntu wa mbere Adamu na Eva ntago bari baziranye. Noneho ikindi ni ibinyamakuru byo muri Amerika abantu benshi bakurikirana, kandi barangije baranditse ngo abo bantu nta nubwo bari batuye mu cyerekezo kimwe. Uwitwa Melissa Wilson niwe wabyanditse. Aba bashakashatsi rero barakomeje, barangije bakoze ubushakashatsi mu magufa bajya bakora, basanga nanone niba Adamu na Eva barabayeho, ubwo baturutse muri East Africa. Bavuga yuko ubwo ari East Africa ariho baturutse mu myaka 60,000, aho kuba imyaka 200,000 ishize nk'uko babivuga. Bakavuga rero yuko abantu ba mbere baturutse muri East Africa, barangiza akaba ariho bahurira bagakomeza bajya mu Burayi. Ndetse mu bushakashatsi bakoze ku igufa ry'umuntu wa mbere babonye, bavuze yuko byanga byakunda umuntu yakomotse nyine muri East Africa, muri Afrika, yarangiza agakomeza agenda. Ubu ni ubushakashatsi bakora. Ariko nshuti zanjye, nagira mbabwire, Bibiliya yatweretse ahantu Edeni yari iri kugira ngo hatazagira umuntu bishakisha. Bibiliya ivuga ngo iki? Edeni ubundi yahoze hehe? Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 10. Umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi, uwo mugezi uvamo wigabanyamo 4. Umwe witwa Pishoni, ari ugose igihugu cy'Havira kirimo izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa Budola, n'amabuye yitwa Shohamu. Undi witwa Gihoni, ari ugose igihugu cyose cy'Ikushi. Undi witwa Hidekeru, nawo uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Uwa 4 witwa Efrate. Efrate ni umugezi uri muri Bagdad, uri muri Iraq. Ni umugezi uca muri Iraq. Ukibaza rero ibi bintu byo kuvuga ngo Eva yaturutse muri East Africa babikuye he? Ubu bwose ni ubuyobe. Ndagira mbabwire nshuti zanjye, inzoka yoheje Eva. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, reka tugaruke mu gitabo cy'umwuka w'abahanuzi turebe ese ijambo ry'Imana rivuga gute, ko ari ryo riduha ukuri. Abakurambere n'abahanuzi page 27 baranditse ngo inzoka imubwira yuko kurya imbuto z'igiti
z'icyo giti byajyaga gutuma bazamuka mu ntera y'ubuzima bwabo maze bakagira ubumenyi buhambaye, kuko nayo ubwayo yari yariye ku mbuto z'icyo giti. Yari yagize ubushobozi bwo kuvuga, kandi mu kumushuka yanamubwiye ko Imana yakibabujije kubera ishyari ryo kwanga ko bareshya nkayo. Akaba ariyo mpamvu yatumye Imana ibabuza gukora kuri icyo giti no kurya imbuto zacyo, kuko cyaheshaga ubwenge n'ubushobozi. Umushukanyi yashimangiye ko iyo miburo mvajuru bidashoboka ko yasohora, ngo ahubwo igamije kubatera ubwoba gusa. N'aya magambo nashakaga. Satani yerekanye yuko imiburo y'ijuru idashobora gusohora, ahubwo ari iterabwoba. N'uyu munsi wa none abantu barimo barahimba izindi nyigisho, barangiza bakavuga ko Bibiliya ibabeshya, bakavuga yuko imiburo y'ijuru yanditse muri Bibiliya idashobora gusohora. Satani kandi yabwiye Eva, aramubwira ati ariko se byashoboka bite ko mwapfa ntimwariye ku giti cy'ubugingo? Imana irashaka kubabuza amajyambere n'umunezero uruta uwo mwari mufite. Aya magambo aratangaje. Satani yeretse abantu yuko Imana yabahisha amajyambere muri Edeni. N'uyu munsi wa none Satani arimo arazana izi nyigisho zose z'ibinyoma kugira ngo yereke abantu yuko Imana yabahisha amajyambere yo kureba kure. Ariko ntabwo ariko bimeze. Inzoka yasoromye itunda ry'igiti kibuzanijwe maze irishyira mu ntoki za Eva. Washidikanyaga nuko imwibutsa amagambo ye ubwe yivugiraga yuko Imana yababujije kuyakoraho, kandi ko bazapfa nibayakoraho. Nta cyari kumuhungabanya ariye kuri izo mbuto nk'uko Satani yahamyaga, kuruta kurikoraho. Abonye nta ngaruka zimugezeho kubera ibyo akoze, Eva ashira ubwoba. Satani yiteguye kutumara ubwoba. Eva amaze gufata itunda mu ntoki, Satani yaramubwiye ati ko Imana yababwiye ngo umunsi mwakireho no gupfa muzapfa, none kurikozeho ntugire icyo uba. Mu magambo make najya mbabwire ngo Satani yiteguye gucurika ibyanditswe byera, abatabyumva neza bazahura n'akaga. Paje ya 29 abakurambere n'abahanuzi baranditse ngo mu rugo rwe rwo muri Edeni Eva yari yarahagiriye umunezero wuzuye igihe yari iruhande rw'umugabo we muri Edeni. Nyamara nk'uko ba Eva b'iki gihe bakunze kubyibwira, yari yishutse yibwira ko imibereho y'izasumbi y'Imana yari yaramuhaye. Eva ntiyanejejwe n'urwego Imana yamuhaye, nk'uko n'abagore b'uyu munsi wa none benshi Satani nabongorera bazagenza. Ariko Imana ishimwe, hari abagore bumviye ijambo ry'Imana, bumvira umwuka wera, bazi kumenya intambara iri hagati ya Kristo na Satani, bagafata pozisiyo kuguma ku ruhande rw'Imana, kandi bakamenya n'agaciro k'abagabo babo. Abo ngabo barahari nubwo ari bakeya. Ubwo yageragezaga kuzamuka mu ntera yari afite, nibwo ahubwo yaguye bidasubirwaho. Mu magambo make, abantu nibashaka kurenga intera yo gutekereza, kurenga intera y'ubumenyi Imana yabageneye, bazahita bagwa byanga byakunda. Umurima wa Edeni wagumye ku isi igihe kirekire cyane, nyuma yaho umuntu yabujijwe kongera kunyura mu tuyira twawo duteye ubwuzu. Umuntu wacumuye yemerewe kuzajya yitegereza gusa aho yahoze atujwe, ariko amarembo yaho yari arinzwe n'abamarayika. Aho abakerubi bari ku irembo rya paradizo hagaragazaga ikuzo ry'Imana. Aho niho Adamu n'urubyaro rwe bazaga kuramiriza Imana. Mu magambo make, paje 31 y'igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi twemeza ko Adamu na Eva babyariye hanze ya Edeni, ahubwo Adamu na Eva bajyaga bazana abana babo ku marembo ya Edeni kwiga iby'inama y'agakiza. Rero nshuti zanjye, nta mwana Eva na Adamu babyariye muri Edeni, bababyariye hanze. Ikindi kandi niho kandi bavugururiye indahiro zabo zo kumvira itegeko bagomeye, bigatuma bacibwa muri Edeni. Kwihana kwa Adamu na Eva kwabereye hanze ya Edeni. Igihe ibicumuro byuzuraga ku isi kandi ubwo ubugome bw'abantu bwatumaga barimburwa n'umwuzure, ukuboko kwari kwarashyizeho Edeni niko kwayikuye ku isi. Mbere y'uko umwuzure uba, ukuboko kw'Imana kwateruye Edeni kuyikura ku isi, kuko Edeni ntiyagombaga kurimbuzwa ikibazo cy'umwuzure. Ariko ku iherezo, ubwo ibintu byose bizahindurwa bishya, ubwo hazabaho ijuru rishya n'isi nshya, nk'uko tubisoma mu Byahishuriwe 21 guturuka ku murongo wa mbere, Edeni nayo nibwo izagarurwa irimbishijwe biruta uko mbere yari imeze. Amen. Ngiki iki byanditswe byera bitubwira. Nshuti zanjye rero, nagira ngo mbabwire muri Yobu igice cya 31 umurongo wa 33 haranditse ngo, hari ubwo natwikiriye ibicumuro byanjye nka Adamu, ngahisha ibyaha byanjye mu gituza. Mu magambo make, Yobu nawe yizeraga ko Adamu yabayeho. Ubwo tugiye kugera ku yindi nyigisho nanone ivuga ko Adamu na Eva batabayeho, kandi iyi nyigisho usanga
abahanga b'isi babivuga n'ibitabo birabyandika ko Adamu na Eva ari igipindi batigeze babaho, ndetse birababaje n'uburyo n'abihaye Imana bamwe na bamwe bavuga ko Adamu na Eva ari igipindi batigeze babaho, ariko na Yobu yemeza yuko yabayeho. Gusa ikibazo nujya muri Bibiliya ntagatifu ukajya kuri introduction y'igitabo cya Yobu bakubwira ko Yobu atabayeho. Ubwo rero biravuze ngo niba batemera ko Yobu yabayeho, bakaba batemera ko Yobu yabayeho, vuba bidatinze Yobu we yemeraga ko Adamu yabayeho, ubwo Yobu na Adamu bagiye kwemerwa yuko batabayeho. Abaroma igice cya 5:14 Bibiliya iravuga ngo icyakora uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu wasuraga uwajyaga kuzaza. Paulo yibanze cyane ku nyigisho zo kuvuga kuri Adamu. Mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, Paulo yandikira Timoteyo yamubwiye ikintu gikomeye cyane ku bigendanye na Adamu. Yego, ahangaha inshuti zanjye nagira mbabwire ku murongo wa 3, ibi ngibi uyu murongo wa 3 yarabigaragaje cyane. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 3, hano yanditse amagambo akomeye cyane. Aya magambo kandi nyaha agaciro cyane, aho yanditse avuga ngo kuko Adamu ari we wabanje kuremwa, nyuma hagakurikiraho Eva. Ndetse ikintu gitangaje ni iki gice cya 3, kuko Adamu ari we wabanje kuremwa, nyuma hagakurikiraho Eva. Kandi Adamu si we wayobejwe, ahubwo umugore we niwe wayobejwe rwose, ahinduka umunyabicumuro. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15:21 Paulo yaranditse ngo kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu, nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Nshuti zanjye nagira mbabwire ngo bagiye gutangira bahakana Adamu ko yabayeho, bazasanga nibahakana Adamu bizagaragara yuko bahakanye na Kristo. Nshuti zanjye, muri iki gitabo ku murongo 45 Paulo yakomeje arandika ngo uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari wa Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri ni ubanza, hagaheruka umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka, ari wowe ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Iyi ni isano iri hagati ya Adamu na Kristo. Kubw'ibyo rero niba avuga ko Adamu atabayeho, bizahuza neza nuko bazavuga ko na Kristo atabayeho. Twihuta, hari indi nyigisho ikomeye yitwa serpent seed doctrine, cyangwa se urubyaro rw'inzoka. Muri iyi nyigisho ni inyigisho nshyashya irimo kwigishwa n'abantu benshi bahoze bizera Imana bakabivamo, barangiza bakaba barimo kwigisha ibitekerezo byabo. Bavuga yuko Eva atasambanye na Adamu nk'uko babandi babivugaga, kuko bwa mbere bamwe banditse ibitabo yuko Adamu na Eva basambanye muri Edeni, ariryo tunda bariye. Noneho ubu mu bushakashatsi burimo gukorwa muri ino minsi bazanye indi nyigisho ivuga ko Eva yasambanye n'inzoka. Eva yasambanye n'inzoka, noneho ngo arangije agira inda, atwita inda irimo abana babiri. Ni ukuvuga ngo Adamu yateye Eva inda, mu nda ye hazamo umwana ari we Abeli, noneho inzoka nayo itera Eva inda, hazamo Kayini. Noneho iyo nyigisho ni inyigisho y'ibinyoma ivuga ko Kayini na Abeli bari mu nda, Eva yababyariye rimwe. Iyi nyigisho ni inyigisho irimo kwigishwa n'abadokiteri, abantu bafite amashuri ahambaye, kandi barimo barayigisha ugasanga n'abantu barayifata. Nimuza kureba hariya ku website nayishyizeho hariya, muraza kubibona. Bagaragaje yuko iyi nyigisho ni inyigisho yatangiye kugaragara muri 350, mu mwaka 350, kandi iyi nyigisho yatangiye bayivuga yuko ari inyigisho yaturutse bakomora mu butumwa mu cyo bita Gospel of Philippe. Ubundi birebye uyu witwa Filipo ni intumwa ya Yesu. Ariko noneho ikintu gitangaje, muri 350 batangiye kuvuga ko hari igitabo batoraguye cyari cyarabuze ngo batoraguye cy'umuntu witwa Filipo. Ariko nshuti zanjye, ibyo kitabo kitari muri Bibiliya bavuga ko cyatoraguwe, byanga byakunda ninde ukihishe inyuma? Ni Roma, ni Vatican.
Vatikani niyo kugira ngo ihangane n'ubuprotestani yazanye ibitabo byitwa apokrifa. Muri ibyo bitabo byitwa apokrifa uyu munsi wa none hano mfite ibitabo 66 jya muri Bibiliya ntagatifu uri busanga ari 73 ariko barimo baranabyongera mu bitabo byinshi bamo baragenda banabyongera. Iki gitabo rero bita ngo ni ubutumwa bwiza bwa Filipo. Wakwibaza ngo kuki kitashyizwe muri Bibiliya? Nuko Filipo yarinze apfa nta gitabo gihari, ahubwo mu mbaraga z'abajesuite bagerageje gushaka uko bandika iki gitabo. Iki gitabo rero nicyo ngo babikuramo yuko ngo Adamu na Eva baryamanye, Eva yaryamanye na Adamu, arangije nyuma aryamana n'inzoka, ngo noneho ngo arangije abyarana n'inzoka, abyarana na Adamu. Ndajya mbabwira inshuti zanjye, ntabwo umuntu wabanye na Yesu nka Filipo yari kwandika ibi bintu, ahubwo izi zari inyigisho zari zisanzwe z'ubupagani ziriho. Nimureba neza izi nyigisho zari zisanzwe ziriho mu byo bita mu nyigisho y'ibitabo byitwa abazohari. Kandi inshuti zanjye najya mbabwire muze kwitegereza, ibi byose ni inyigisho z'ibinyoma zari zaragiye zibaho na kera zivuga Adamu, yuko Eva yari atwite mu nda ye urubyaro rw'inzoka akagira n'urubyaro rwa Adamu. Ndetse aha niho bajya bahera inyigisho mujya mwumva na amadini bavuga yuko abana b'Imana bitegereje abana b'abantu bakabarongora. Isomo riri mu Itangiriro igice cya 6 barangiza twebwe abana b'abantu, abana b'Imana tuvuga yuko bakomoka kwa Seti nk'uko tubisoma muri Bibiliya. Abana b'Imana bakomoka kwa Seti, abana b'abantu bagakomoka kwa Kayini. Barabyaranye babyara ubwoko bubi, Imana yemera kuzana umwuzure. Amadini menshi ndetse murabyibuka yuko n'abahamya ba Yehova barabyigisha yuko hari abamarayika baje bakabyarana n'abana b'abantu barangiza bakabyara ngo urubyaro. Iyi nyigisho rero ifitanye isano n'iyi, ni inyigisho yitwa serpent seed, ni inyigisho ya Satani y'abadayimoni bazanye kugira ngo abantu batemere iby'Imana ibabwira mu ijambo ryayo. Iyi nyigisho rero irakataje, ndetse nagira mbabwire ngo umugabo witwa William Branham ni umugabo ukomeye cyane. Uyu mugabo ni umuvugabutumwa, afite n'idini rikomeye. William Branham yabayeho mu mwaka w'1909 kugeza mu 1965, ndetse n'undi mugabo witwa Arnold Murray nawe yabayeho mu 1929 kugeza muri ejo bundi muri 2014, hamwe n'undi mugabo witwa Daniel Parker wabayeho mu 1781 kugeza mu 1844. Aba bantu bose basobanuye inyigisho yitwa serpent seed, bayisobanuye ko iyi nyigisho yerekana ko Eva yabyaranye n'inzoka. Inshuti zanjye najya mbabwire ngo iyi nyigisho Hitler nawe yarayifashishije mu kwica abayahudi abita abana b'inzoka. Iyi nyigisho kandi nanone nagira mbabwire niyo nyigisho nanone yavuye kwa Hitler yimukira mu Rwanda, aho abantu bicaga abatutsi babita inzoka. Ndajya mbabwire ngo iyi ni systeme ya Satani. Ndajya mbabwire ngo iyi nyigisho yarifashishijwe muri jenoside y'abayahudi, ni inyigisho ikomeye. Ariko wakwibaza inyigisho yavuye hehe? Nureba iyi nyigisho ifite amateka akomeye. Uyu mugabo witwa Branham rero we yananayibwirije cyane. Nshuti zanjye ndagira ngo muze gukora ubushakashatsi, bagabo ngabariya naberekanye n'inyigisho zabo, nabavuga butumwa b'abaprotestani bagiye bigisha izi nyigisho, ariko twabonye yuko zaturutse mbere na mbere muri Kiliziya, mu gitabo cyanditswe na Kiliziya. Twihuta rero, abandi barimo barakekeranya kwitunda Adamu yariye, bamwe bakavuga ngo ni epo, abandi bakavuga ngo iki. Ariko nshuti zanjye ijambo ry'Imana rifite igisubizo. Ibyeshuye igice cya 4 umurongo wa 11 Bibiliya iravuga ngo iki? Mwami wacu, Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose, igituma biriho kandi cyatumye biremwa nuko wabishatse. Mu magambo make, ubushake bw'Imana bwatumye Imana iduha ibyanditswe byera, tugomba kubyizera rero. Zaburi 139 umurongo wa 13, kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, wanteranirije mu nda ya mama, ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza, imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza.
mu magambo make, Imana yonyine ubwayo niyo ifite ubusobanuro bw'ibyabaye, kandi ubwo busobanuro buduhaye mu byanditswe byera. Ese wizera Bibiliya yawe? Wizera Bibiliya yawe ko yuzuye? Wizera Bibiliya yawe ko ari ukuri? Ni byiza, ukwiye kuyoborwa na Mwuka Wera kugira ngo ayigusobanurire. Rero icyo nagira ngo mbabwire ni kimwe, ni uko Bibiliya yerekana ibihimbano by'abantu, kandi ibihimbano by'abantu bifite umwanya ukomeye mu bitekerezo by'abantu. Yesaya 59:4 Bibiliya iravuga ngo ntawe uregera gukiranuka kandi ntawe uburana iby'ukuri, ahubwo biringira ibitagira umumaro, bakavuga ibinyoma, basama inda zigomwa bakabyara gukiranirwa, baturaga amagi y'impiri bakaboha urutagangurirwa, uriye amagi yabo arapfa, wamena igi hagahubukamo inshira. Aba bantu Yesaya yavugaga ni abahe? Ni abantu bose bashyira ijambo ry'Imana ku ruhande cyangwa bakaricurika. Imanza zitabera zisubizwa inyuma, no gukiranuka kugahagarara kure, kuko ukuri kwaguye mu nzira kandi gutungana ntikubasha kwinjira. Ukuri kwaguye mu nzira, niyo mpamvu uyu munsi wa none abantu bafitanye isano n'ibinyoma bya Satani byo muri Edeni. Yohana 8:47 Yesu yaravuze ngo uw'Imana yumva amagambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva nuko mutaraba Imana. Mu magambo make, impamvu Bibiliya yananiye kumvikana ku bantu benshi nuko banze kuba abana b'Imana. Niyo mpamvu barimo guhimba inyigisho z'ibinyoma. Timoteyo mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4, ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka. Ariko umurongo wa mbere, ariko Umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Imyuka iyobya iri imbere yacu, turimo turayibona. Inyigisho z'abadayimoni zatangiye kuza. Ibitabo ngo birimo kuvumburwa bitanditse hano muri Bibiliya. Barimo baravuga ngo hari n'igitabo cya Adamu, barimo baravuga ngo hari igitabo cya Enoki, hari igitabo cya Filipo, hari igitabo cya nanone cya Magadalena, Mariya Magadalena. Ibyo bitabo byose barimo barabyandika berekana yuko ngo hari ukuri twahishwe. Ariko nagiye mbabwire ngo ubu abantu bagiye kuva mu byizerwa, bite ku nyigisho z'abadayimoni no ku myuka iyobya. Abefesi igice cya 4:14 Pawulo yaranditse ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize. Hagiye guhuha imiyaga y'imyigishirize. Abantu bagiye kutubwira ko Bibiliya ituzuye, bagiye kutubwira ko Yesu atabayeho, bagiye kutubwira ko Yesu atazagaruka, bagiye kutubwira ko imperuka itazaba, bagiye kutubwira ibintu byinshi. Ariko nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire mwiyubake ku Mana cyane. N'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Mu magambo make, abantu bagiye kuyobywa n'imiyaga y'imyigishirize. Igihe kirageze ngo abantu biyubake ku ijambo ry'Imana. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo ikiri muri Bibiliya ni icyanjye, ikitari muri Bibiliya si icyanjye. Martin Luther ajya gutandukana na Kiliziya, yaricaye arababwira ati nimunyerekaho nibeshye mukoreshe ibyanditswe byera. Martin Luther yari yakurikiye uburyo bwari bwashyizweho n'abandi bagorozi bamubanjirije bwitwaga sola scriptura. Sola scriptura biravuze ngo ibiri muri Bibiliya nibyo nizera kandi nibyo bifitanye isano n'agakiza kanjye, ibindi biri ku ruhande nta sano bifitanye nanjye. Nshuti zanjye, abemeye Yesu Kristo yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo bana b'Imana bafite ubushobozi bwo kumenya imigambi y'Imana, bakamenya ibihe biri imbere. Ijambo ry'Imana ribahumura amaso. Reka mbabwire uyu munsi wa none, murinde ibitekerezo byanyu, murinde imitima yanyu, murinde amaso yanyu, kandi murinde kwizera kwanyu, kugira ngo mutangizwa n'inyigisho z'ibinyoma ziri hano hanze, kandi mwiyubake ku cyo Bibiliya yavuze, kuko nicyo cy'ukuri. Uwarwanya intambara, uwatumye Adamu na Eva birukanwa muri Edeni, uyu munsi wa none arahari. Ariko nagira mbabwire inshuti zanjye, twagize ibyago byo kuvukira inyuma ya Edeni. Tugira ibyago yuko tuvuka inzoka yongoreye Adamu na Eva itwongorera. N'uyu munsi wa none inzoka irimo irongorera abantu, yewe no ku ruhimbi igibongorera. Igibongorera abantu barimo kwiga iyo batabanje gusenga. Iyi nzoka ndatinya yuko irimo kongorera abantu benshi, ariko ndashimira yuko uwanesheje akirukana inzoka muri Edeni, aganesha, agafata Edeni akayisubiza mu ijuru ngo itarimburwa n'umwuzure. Yiteguye kugarura Edeni. Icyo nsabwa ni kimwe, nuko nakira Kristo akampa gukiranuka kwe, kugira ngo ngire imibereho inyemerera kuzaba umuturage mwiza muri Edeni igiye kuza. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wavugiye mu ijambo ryawe nk'uko tubisoma mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 1. Ariko uyu munsi wa none
abantu bateze amatwi Satani, ndetse uyu munsi wa none kubwo kwanga ukuri kwawe, kubwo kwanga ijambo ryawe, Satani arimo arabyara abana kubwo kwanga Bibiliya. Ariko abemeye ijambo ryawe, abemeye amaraso y'umwana wawe, bakemera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Uduhindura abana bawe kugira ngo tutagirana isano na Satani. Kandi uyu munsi wa none, uhereye kera kose Satani navuga ibinyoma aravuga ibye, kandi ibinyoma bimurimo uhereye kera kose n'umwicanye. Turifuza kurokoka kurimbura kwegereje. Ndakwiyeretse nkwereka n'aba bakurikiranye iki kiganiro, kugira ngo amatwi yacu yumve iby'umwuka bw'iri torero, kugira ngo amatwi yacu y'umwuka abashe gutandukanya icyiza n'ikibi, abashe gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Nibyo dusabira abantu bose bafite amahirwe yo kubona ibyanditswe byera mu biganza byabo, mu izina rya Yesu, amen.